Muraho neza bakunzi ba channel Isinyesi TV, ni Emikel ubasuhuza. Mfashe umwanya rero ngira ngo nshimire abantu bose bamenye channel Isinyesi TV. Arabakwirakwije ibiganiro byayo, ari abarebye inkuru ibiganiro dukora, ari abakoze comment, ari abakoze subscribe, mwese turabashimiye. Ikiganiro twaba tugikoze dusoza umwaka wa 2021, aho twakoranye cyane, twakoze ibintu by'ibiganiro bicukumbuye, dukora ibiganiro byigisha, dukora amakomedi. Turabashimiye rero kandi mwakoze byinshi, intambwe yanyu mwaduteje turayishima, kandi rwose tunifatanyije namwe ku iterambere mwagezeho, kuko ngo twakoraga biriya mukadufasha kugira ngo tugire aho tugera. Namwe hebyo mwakoraga mu ruhande rwanyu, nabyo nizera ko Imana yabahaye umugisha mwinshi, hari urwego mugezeho, kandi tubifurije gukomeza kubitsimbararaho cyangwa kubihagararaho, bigakomeza kubateza imbere mu buryo bwiza, kandi bigateza imbere umuryango wanyu, bigateza imbere n'igihugu cyacu muri rusange. Ndagira ngo mboneho n'akanya ko kugira ngo abari mu gahinda rwose tubasabe kwihangana. Ntabwo ariko isi ihora, ntabwo ibintu bihora bizamuka gusa. hari igihe umuntu yagera akamanuka, hari yagira agatambika. Iyo ugiye muri Bibiliya hari aho usoma muri Zaburi 21 bakakubwira ngo nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kwava he? Ku Uwiteka niho guturuka, waremye ijuru n'isi, abasha kurinda yaba mu ntambara zikomeye, yaba mu gihe cy'amagambo akomeye, yaba ari mu gihe cy'ibikorwa bikomeye, yaba ari mu gihe ubona kuzamuka umusozi bikuremereye. Ariko mugenzi wanjye ndakwinginze ntukajye ucika intege. Iyo umuntu azamuka burya yanamanuka, ugomba kumenya ko nahatambika habaho. Iyo umuntu ahagaze burya yanakwicara, iyo umuntu yicaye yanahaguruka. Nukuri ntuterwe ubwoba kandi ntuhangayikishwe ngo wumve ukutse umutima n'ibyo uri munyuramo muri iyi minsi. Uyu munsi rero nubwo nari mpagurukiye kubashima, nagira ngo nshimire rwose. Hari inshuti yacu muri groupe, sinzi ukuntu mwebwe mubyita, umuntu muri muri groupe, niba muba muri inshuti cyangwa nimba ari members muri groupe nkuko byitwa mu ndimi z'abanyamahanga. Ariko nizera ko umuntu muhuriye muri groupe muba muri inshuti, ahubwo mwagombye kubyagura mu buryo budasanzwe. Yaduhaye Noheli rero, nagira ngo tuyibasangize namwe. Muraza kubitwereka muri comment nimba hari uwo mwageneye Noheli muri iyi minsi yashize, kimwe aho mugiye kwigenera muri iki gihe gisigaye, cyangwa se niba iyi Noheli dusangiye hari kigufashije, muraza kubigaragaza muri comment. Iyo Noheli yaduhaye rero iragira iti, ifite umutwe uvuga ngo inama zo kwirinda stress mu mwaka wa 2022. Aduha inama ya mbere igira iti, shyira abana bawe mu ishuri ushobora kubona school fees cyangwa se amafaranga y'ishuri mu buryo bukoroheye, kuko amashuri ahenze ntabwo buri gihe ariyo avamo abana b'abahanga. Gusa menya neza ko bakurikirana amasomo buri gihe. Inama ya kabiri yatanze, kodesha inzu ushobora kwishyura bikoroheye, ntukabe mu nzu igushyushya umutwe mbere yo kuyishyura. Reka dukore gahunda y'ubuzima bwacu, iyo ni inama ya gatatu, kandi tubeho mu buryo bwacu.
uzigame byinshi kandi ukoreshe make. aho yavugaga ni amafaranga. Inama ya kane yagize ati aho kugura ibiryo byateguwe mu tubari cyangwa muri resitora, ariko abafite bare na resitora ntibamerere nabi, ndimo urasoma ndagutangaza noheli se cyangwa indi mpanuro nahawe n'inshuti yanjye cyangwa inshuti ya gurupe twari duhuriyemo. Jya mu rugo uteke ibiryo byawe mu gikoni cyawe, bisaba amafaranga make kuruta kurya hanze. Inama ya gatanu, igihe wakoreshaga ureba TV yawe, gerageza gusoma igitabo kivuga ku iterambere rya muntu. Gusoma bene ibyo bitabo bizagufasha kubona amafaranga mu gihe kizaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Inama ya gatandatu, amafunguro meza. Fata amafunguro meza kandi urinde umuryango wawe imibu n'inzoka zo mu nda, kugira ngo wirinde kujya kwa muganga buri gihe. Iyi ni inama y'ubuzima, ni inama yo kwiyitaho, ni inama yo kubera amaso umuryango no kurinda ubukungu muri rusange. Yongera gutanga inama ya karindwi igira iti usibye kurya ibiryo byiza, fata kandi imbuto zitandukanye kenshi kandi zihendutse. Ahangaha nyibukije kera tukiga muri primaire, bajyaga batwigisha indyo yuzuye, bakwigisha ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara. Ngira ngo mwene data se cyangwa n'umuvandimwe aho hantu ngira ngo yarahasomye cyane. Inama ya munani, ntukigane imibereho y'umuturanyi wawe, kuko buri rugo rufite ibibazo byarwo. Inshingano zawe ni ukwita ku rugo rwawe no kurebera hamwe n'umufasha wawe uko wahindura imibereho yanyu mu gutera imbere. Arongera atanga inama ya 9 aho yagira ati ntugahungabanywe n'imyambarire igezweho, gusa wambare neza imyenda ifuze, ihendutse kandi iteye ipasi. Kandi ku bakobwa mwite ku misatsi yanyu mu buryo bwa karemano, mutiriwe mwidefiriza kuko ibabera rwose. Ngira ngo ahangaha mwene data yagaragaje igitsina cye ko ari igitsina gabo hari, kuko yavuze ati abakobwa mwirinde kudefiriza imisatsi. Ariko ngira ngo iyi nama irafashije mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Indi nama ya 10 iragira iti gira inshuti nke kandi ugumane hafi yawe inkoramutima, inshuti z'ukuri. Aha ho sinzi uko tuza kubyitwaramo ababa kuri social media, muri za Facebook yabaye imaze guhinduka Meta, za WhatsApp n'izindi social media zitandukanye. Gusa umuntu afite abantu benshi cyane bari inshuti, nubwo wenda baba baziranye ku mazina yo kuri izo social media gusa batarahura cyangwa batanaziranye mu buryo burambuye, ariko tunezezwa no kugira inshuti. Natwe turakwinginze usoma wumva iki kiganiro kugira ngo ube inshuti yacu y'akadasohoka. Gusa iyi nama bisaba kuyigana ubushishozi. Inama ya 11 iragira iti hejuru y'ibyo utinye Imana, ube inyangamugayo, utandukane n'ubunebwe kandi usenge. Inama ya 12 iragira iti igenamigambi ni ingenzi. Nunanirwa gutegura uko wagera ku ntego zawe cyangwa se insinzi yawe, nta kwirirwa ubaza kuko wateguye gutsindwa kare.
Inama ya 13 iragira iti kora ingengo y'imari y'ibyo ukeneye buri gihe kandi ntiwihanike mu buzima buhenze. Nta gihembo na kimwe cyagenewe umuryango ubaho mu buzima bw'akataraboneka. Inama ya 14 ntukarushanwe n'umuntu uwo ari we wese uretse wowe ubwawe. Intego ni ugukira, ntabwo ari ugusa na kanaka umukire. Inama ya 15 ari nayo nama yasorejeho irareba ababikoze, ababashije kugira ibihagije, akababwira ati namwe ntimwiyime kuko ibyo byose mubikesha kwiyitaho no kubaho mu buryo bugeze kuri urwo rwego. Ndabashimiye mwebwe twabanye muri iki kiganiro. Ndabashimiye abakwirakwiza kino kiganiro, abakora subscribe kugira ngo bakomeze kujya babona ibiganiro byacu. Turashimira kandi n'uwabasha kumva ikiganiro cyacu akakora like cyangwa se akaba yanakora inyandiko aduha ubutumwa muri comment. Ibyo bidufasha kunoza no gutegura biruseho ibiganiro bikurikiraho. Iterambere ryacu riri mu biganza byanyu. Ikindi nagira ngo nibutse buri wese ukurikira ibiganiro byacu ni uko nta wundi muntu w'umunyamaboko w'umunyembaraga twabonye uretse wowe. Uribajije ngo se njyewe wabishobora, wadushoboza uramutse ukoresheje imbaraga zawe n'ubutware bwawe n'ubushake bwawe. Ubu ukoze like, comment, ugakora na subscribe kutarayikora, mu gihe gito twagira ubushobozi bwo kubona uburyo bwo gukora ikiganiro mu buryo buruseho, aho twajya dukora ikiganiro turebana, twabasha gushaka umuntu tuganiriza tukamugeraho ku buryo bworoshye, mbese iyi channel ikubakika mu buryo butubereye kandi natwe bwagira umumaro buri umwe wese, tukarushaho gutegura no gutanga ibiganiro bifite ireme.